nkuko nabasezeranyije kuri TikTok na Facebook ko nzababwira amahirwe yo kwiga ikidage bishobora no kuviramo akazi. Abantu benshi barambwiye ngo aya makuru turashaka kuyamenya. Uyu munsi mbazaniye umwe mu bafite ikigo gikora ibyo bintu kugira ngo adusobanurire neza kugira ngo tubyumve, wowe aho wicaye hose urebe niba ari ibintu washobora gushira mu bikorwa vuba hangaha. Ni karibu ase. Ego murakoze cyane. Mazina yanjye ni Twuzara Marcene. Magarari ishuri mu Rwanda ryigisha ikidage. Iryo shuri ryitwa gute? Ishuri ryitwa Lingo Dutch Connect. Umuntu ashobora kwibaza ikintu tumaze iminsi turimo kuganiraho, ibi bintu byose barimo kubyitiza iby'inzaduka. Ese mwemewe na leta? Mbere yuko dukomeza ibindi biganiro byose. Twemewe na leta. Bivuze ngo hari ibyangombwa umuntu akenera kugira ngo ashinge ishuri. Ego. RDB certificate turayifite. Ikindi bintu bifatwa nka short courses mu Rwanda. Iyo ufite icyo cyangombwa wemerewe kuba wakora, batanga ubwo bumenyi mu gihe ufite n'abarimu bari qualified. Icyahe cyangombwa cyo ndavuze? RDB certificate. So mufite RDB certificate. Hanyuma kuba mwemererwa gukora nk'ishuri byo nta kindi cyangombwa kiba gisabwa? Of course dukenera iyo RDB certificate birimo ibintu byose kumushinga. Kumushinga uteguye. Ego. Byangombwa bigaragaza abarimu bagiye kwigisha urwo rurimi, eske bafite ubushobozi. Ego. Byose turabitanga. Turabifite muri make. Ego. Noneho ndashaka kugira ngo twinjire mu kiganiro tutagira umuntu n'umwe twangiriza umwanya. Iki kigo gikora gute? Bisaba iki? Ndashaka kugende ubundi ugitangira byagenze bite? Ego. Byukuri nkuko nabivuze nge Magarari ishuri ryigisha ikidage mu Rwanda, ariryo Lingo Dutch Connect. Abandi founder waryo. Nabanje kwiga ikidage. Byukuri of course abantu benshi biga ikidage kugira ngo bajye Germany. Zari zo nego. Byiga ndabirangiza ngirwa umugisha wo kuba nafasha abandi banyeshuri ku ruhande. Mbona bikomeje kunkurikirana. Ndavuga ngo why not nashobora kuregistering ikintu mu buryo bwemewe, nkagishinga mu buryo bwemewe nkaba nafasha abanyeshuri. So gutangira kwaryo ubundi igitekerezo cyaryo byaje muri 2024 kwa karindwi. Ndumva ari bwo natangiye process yo kurishinga. Nangira gukora byemewe n'amategeko ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2025. So muri icyo gihe cyose ayo mezi yose yabanje 2024 ndi gutegura umushinga. Ibyangombwa mbazwa, your location, ikintu abanyeshuri bagomba gutangiriraho curriculum, abarimu, byose mbanza kubitegura muri icyo gihe. So ndumva intake ya mbere nabanje kugira niyo ngiyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2025. So natangiriye nkora muri Kicukiro n'ubundi niho tukiri. Nkuko nabasobanuriye nagiye kubasura ejo kugira ngo ibyo bavuga nanjye mbe nabihamye. Nabesha nzajya mvuga oya urabesha. Ego. So natangiriye muri Kicukiro. N'ubundi mbere natangaga ubwo bufasha muri Kicukiro mvuye mu kazi bisanzwe. So mbona bikomeza kunkurikirana, nkaba mfite umunyeshuri umwe, babiri, batatu, bane, batanu, nkabona mu byukuri nkeneye kuba nagira location, address. Nashobora kuvuga ngo noneho nshaka kubyiga mu buryo buziguye, eske nahera hehe, nasanga he abantu. Muri icyo gihe n'ubundi aho twatangiriye twarimutse, twarakuze, twatangiye dukorera ahantu hatoya. Mbona mu byukuri dukeneye place ihagije bitewe n'abanyeshuri. Iyo learning center biba ngombwa ko duhindura. Twari turi imbere y'amarembo ya IPRC, ubu turi gukorera hano Zinia hafi n'isoko inyuma ya Simba gatoya. So nkuko wadusuye warabibonye, ahantu mu byukuri umunyeshuri ashobora kuza akamara umunsi wose ari kwiga, afite space yagutse, kandi dufite ibikoresho byose byibanze kugira ngo umunyeshuri abashe kuba yabyiga kandi muri condition nziza. None reka twitangire uko kwiga ikidage. Bisaba iki? Yego. Why? Kubera iki kidage? Njya ngo aricyo banzirazaho kubera iki kidage? Impamvu ikidage, ubundi abadage ni abantu bitaye ku muco wabo cyane.
bivuze iki kugira ngo umuntu abone amahirwe yo kuba yajya gukora mu Budage cyangwa kwiga agomba kuba afite nibura certificate y'ururimi rwabo kubera ko examen bakora abanyeshuri ntago twe dufite ubushobozi bwo kuba twayitanga turigisha by'ukuri iyo uhawe n'ikigo cyangwa se uhawe examen n'Abadage nyirizina certificate bifite agaciro so twese tubyiga nkuko nari mbivuze kugira ngo tujye Germany tujye gushakisha iyo mirimo dukore turebe ko twakwiteza imbere by'ukuri rero ko twamaze kumenya ko kugira ngo umuntu abone amahirwe yo kugenda ari uko nibura afite certificate y'ururimi aricyo kibanze niyo mpamvu ubona urubyiruko rwinshi si urubyiruko gusa abantu benshi bashaka kwiga ikidage ejo nasanze yongera ngo nungana nanjye pe dufite ingeri nyinshi dufite abantu bakuru dufite abana ariko bose ikigenderewe iyo umaze kubona iyo certificate kugenda cyangwa gukora biroroha umuntu ashobora kwibaza ese ko hari ibihugu bitandukanye muri Europe bitandukanye ni ukubera iki mwahisemo kwigisha ikidage hari amahirwe ari mu Budage arenze muri biriya bihugu bindi bya Europe cyangwa no ku isi hose Bo Europe Ubudage muri Europe ni igihugu giteye imbere yego igihugu giteye imbere kandi kiri gufavoriza urubyiruko rwo ku isi yose kuba rwajya kubonamo imirimo kubera ko igihugu kinini gifite inganda ziteye imbere ariko n'abakozi bafite niyo mpamvu rero uri kubona bari gushishikariza abantu kuba bajya gukora kuko sectors nyinshi zigiye zambaye ubusa bitewe n'abakozi bakeya so rero ikibanze kugira ngo umuntu ashobore kuba yajyayo nicyo cyonyine cyo kwiga nkeka ko giteye imbere kuruta ibindi bihugu byinshi muri Europe kubera ko hari ibihugu byinshi bidependinze ku Budage n'ubundi none twinjiye mu kwiga yego umuntu abonye kino kiganiro arashaka kwiga bisaba iki yes ikidage first of all kigira 6 levels izo 6 levels si ngombwa zose ngo tuzigire mu Rwanda ubundi minimum level ni B1 level ya kangahe ni level ya gatatu ikidage kigira 6 levels nko nabivuze level ya mbere ni A1 ya kabiri ni A2 ya gatatu ni B1 ya kane ni B2 ya gatanu ni C1 ya gatandatu ni C2 so mu by'ukuri impamvu minimum ari B1 level ya gatatu nuko uba ugeze kuri niveau ushobora kwiselinga kuri market ushobora kuba ari umuntu ushobora kujya mu kazi ukaba ufite ikintu ushobora guhera uvuga communication yawe itangiye gusa nk'iyagukamo so kwiga ikidage nta kindi bisaba iyo umaze kumenya level ukeneye kuvuga ngo mbanze nigingi n'urugero kugira ngo nangire kunokinga ku mahirwe yo kujya Germany level imwe twe twigisha mu gihe cy'amezi 2 yego kugira ngo tugere kuri iyo minimum level ariyo B1 ubwo n'amezi 6 so turiga tugategura umunyeshuri ku rwego ashobora gukora exam akayitsinda iyo umaze gutsinda cyangwa se umaze kubona iyo certificate tangira gutegura no na application ejo nakubajije ngira ngo ariko ndashaka kugira ngo nabonye n'abantu babibaza benshi ese wadusobanurira kuri level buri level imwe n'amahirwe ahari mbere yuko noneho tujya ku bizamini n'amahirwe yandi muri rusange yaboneka yego so kuri level ya mbere ariyo A1 ubundi ni level irebana n'abana b'abakobwa abakobwa bagomba kuba bari under 25 iyo mbara under 25 at least umuntu wagatangiye kubyiga umwana w'umukobwa akagombye kubyiga afite nk'imyaka 23 nibura yakerewe kubera ko igihe kiza ni imyaka ingahe ubundi 20-18 kuko abana turabagira basoje icyiciro cya segonderi atangiye kubyiga kare ni byiza na avantage ariko minimum ku myaka 23 ari umuntu ufite target yo kugendera kuri yo A1 yakagombye kuba yarabonye certificate nibura kubera ikintu kubera ko kugira ngo dutegura ama application cyangwa se umunyeshuri tumwandikisha kuri appointment za German Embassy bite n'umubare mwinshi w'abanyeshuri bariyo bana bakobwa benshi spending igihe kingana n'umwaka ategereje ko bamusubiza that's why mvuga ngo at least aba yari hasi yo myaka certificate ibyo byiza certificate twayibona mbere
ariko aba ari hasi iyo myaka byadufasha kugira ngo twirinde pressure yo kuvuga ngo ya myaka ari kuyisatira ishobora gutuma atabona ayo mahirwe. So amahirwe arimo nayahe kuri level ya mbere ku bana b'abakobwa. Programme bagenderamo ni programme yitwa OPEA. OPEA kenshi mu Rwanda tuyita bantu basigara ku bana abanani. Yes. Iyo ngiyo yo umwana w'umukobwa wize ikidage kuri level ya mbere akabona iyo certificate yagiye Germany agendeye muri iyo programme ni famille mu recruiter. Kaza muri famille kaba spending umwanya n'umwana igihe ababyeyi bagiye mu kazi. So kuri level ya kabiri nayo akenshi ikunda kujyana na A1. Umwana w'umukobwa still ufite level ya kabiri niyo programme na iramureba. N'ubundi ajyana muri OPEA cyangwa hari ibindi ajyamo. OPEA. Yes. So kuri B1 niho dutangira kuba twagira chance zisa nk'izagutseho. Mbere yuko tuva muri iyo ya mbere ndashaka kugira ngo utubwire kugira ngo umuntu tuvuge ngo niyo yonyine amafaranga afite ashaka kwiga igice cya mbere yishura amafaranga ngahe? Kwiga ikidage kuri level ya mbere ni 200. Level yigwa mu gihe cy'amezi 2. So aya mafaranga yishyuye abarimo buri kintu cyose agiye gukenera ku ishuri. Nkuko nabivuze iyo exam bakora international twe ntago tuyitanga. Ariko mu gihe turi kwigana tumuha bya bintu byose bizamufasha kwiga iyo level neza kandi nta kintu asigaje inyuma. Harimo ibitabo, harimo kwiyandikisha, harimo ibizami bakora kuko tugira ama exam menshi nko kuwa gatanu cyangwa kuwa mbere buri class biro oblige ko yakora exam kugira ngo turebe ibintu bamaze icyumweru biga amakuru bamaze kubigiraho. So iyo maze kwiga atangiye gutegura exam yishyurwa 250. Ubwo byose hamwe amaze gukoresha 250. 250. Ego. Yes. Iyo exam ishyuye amafaranga ni yindi n'ubundi muhesha ubwo burenganzira bwo ko yabona certificate twifuza. Yes, ubwo tuhita tugera kuri step application. Yego. Step application ibyo byo kumwandikisha kuri waiting list na kintu bicostinga. Bivuze ngo tubukinga umwanya mbere y'igihe kugira ngo umunyeshuri yige ibyo ari kwiga biri gucountinga na ya list igihe tugiye kwitegerereza. Bivuze ngo nyengonse umunyeshuri mbere yuko dutangira kwiga ko mutangira gukora list. Yes, yaba afite passport yiwe tukahita tumushyira kuri waiting list. Bivuze ngo yiga icyo gihe cy'amezi 2 n'igihe tuzategurira exam kugira ngo ajye gukora exam igihe cyo kujya kuri waiting list kiri gucountinga. Twaramaze already kumwandikisha. N'uburyo bwo kugira ngo tuminimize igihe. Studio kugira ngo tumufashe ama application nyuma yuko abonye certificate tubitangira mbere yuko atangira kwiga. Mu gihe twaganire n'umunyeshuri tukumva intego afite cyangwa se ikintu yifuza kugenda agiye gukora natwe biduha umurongo wo kumenya uburyo tugiye gufasha umunyeshuri. Ubwo maze gutanga 250 mumushize kuri liste akazi karabonetse muri Germany. Harandi mafaranga asaba kugira ngo yishure. Yego. So ama OPEA ubundi famille ziba zishaka abo bantu. Aba host family akenshi nibo babashaka umunyeshuri. Yego. Bikunda ko famille tuyibona direct tudaciye ku agent. Umunyeshuri wacu agenda nta kindi giceri yishyuye. Yes, ariko tujya tugira izo agency ziri Germany. Bivuze iki tuba dufite abanyeshuri tuzi umubare wabo tukabwira umugent ati umunyeshuri afite certificate twaramwandikishije kuri waiting list wadufasha kumushakira iyo host family. We icyakora yagiye kudushakira host family aducaginga amafaranga na mayero 400. Ariko iyo twe tuyifite direct ari gihe tugirwa umugisha kuba tuzifite nk'abagiye iyi mu gihe ivuyemo iyo famille still ashaka kuba access namwe mukabutwara. Ubwo amayero 400 ni nkangahe manyarwanda? Ari muri 660 gutyo. Ugufashe 600 ushizeho 450. Yego. Urebye ni nka miliyoni irengaho gakeya. Uwo muntu rero aba yishurwa amafaranga ngahe? Yes, iyo agiye muri iyo programme ya OPEA amafaranga ya mbere bashobora kumuhemba cyangwa makeya ya mbere 350 y'amayero. Ubwo nangahe manyarwanda? Biri muri 600.
ni ukuvuga ngo nibura mu mezi 2 yego niba ari umubyeyi wafashe ubwo ndi kwibaza ko aba bana bagana gutyo baba badafite akazi ndi kwibaza ko ari umubyeyi uba umwohereje niba umubyeyi hari utuntu yagurishije niba yarafashe loan cyangwa izindi mpamvu mu mezi 2 abashobora kuba yagaruza ayo mafaranga icyo umubyeyi ngewe ndi umubyeyi icyo natangira kwibaza tujya twumva abana benshi b'abakobwa bakabatwara mu bintu bya human trafficking kujya kubagurisha n'ibindi iyo vuze ku mahirwe kenshi arimo gutwara abakobwa nibaza ko abantu benshi arizo mungenge bahita batangira kugira ese watumara impungenge kuri icyo kintu ego so nagaru ubwa mbere twatugiye kubikora nanjye ikintu cya human trafficking ndakizi kandi ndacyumva Germany ni igihugu kiri developed country nago izo cases ndazumva nangiriye gukora ibi bintu nago ndazumva kubera ko na famille ubwayo ijya gusaba umuntu ugiye kubafashiriza umwana ijya kubyandikisha muri leta kavuga ngo ngewe ndakuze n'urugero mfite umwana umwe akazi nkora karazwi so nyeneye umuntu wo kuba ari kumwe n'umwana mbega nabo baba bamuvetinze ku buryo babizi neza ko bivuze ngo izo famille ziba zizwi yari famille isanzwe ifitweho amakuru mabi cyangwa se nago yemererwa idahwitse nk'urugero hari umuntu bigeze kwakira bakamutreatinga nabi iyo famille ikurwa muri system uburyo bw'uko itemerewe kongera guhabwa undi muntu bivuze ngo umunyeshuri iyo bamaze kumufata muri famille biba biri registered muri leta baba bazi ko uwo muntu ari muri iyo famille n'ubundi so ntago ari ikintu mu famille ishobora kuvuga ngo nshaka umuntu ikamuha n'ibyangombwa kubera ko famille nyuma yo kumufata ari ibyangombwa leta ibaha yuko yemerewe gufata umuntu mu gihe kingana gutyo so muri dokima rero umwana w'umukobwa ajyana kuri embassy kugira ngo baprove ko iyo famille hari cyangwa se yemerewe gufata umuntu nazo ziba zirimo hari ibintu nagiye numva cyane cyane mu biganiro kuri TikTok live bavuga ko abana bajya gukora iyo mirimo ubwo ndi kuvuga handi ko bajya bakuraho ibyangombwa kugira ngo iyo kontra y'umwaka niba ariyo bemeranyije atagira ahandi hanajye ese biramutse uyu mwana ageze muri iyo famille agasangamo yenda izindi ngeso umuntu atabonye mbere ushaka kugenda muri famille mugabo waho ngaho yenda akagukunda cyangwa ukaba umwana waho afite ikibazo uwo utabwiwe mbere ukabona ubushobozi ufite no kwihangana kwawe nago bishoboka ese bigenda gute waba uzi kuri icyo kintu kugira ngo tumare impungenge zose ababyeyi bashobora kuba bashaka kohereza abana muri icyo cyiciro so icyo ni ikibazo cyiza of course nago famille zose zibehavinga kimwe kandi mu by'ukuri kuba najya kubiregisteringa nshobora kwerekana side yanjye nziza obviously and then umuntu yagera muri famille nkamutreatinga bitandukanye nuko njye nagaragaje ibyo byo bibaho mu by'ukuri iyo case yigeze kubaho ari umunyeshuri wigeze kujya muri Germany bwa buryo bwose umuntu ari registered and then famille imutreatinga nabi ariko kumutreatinga nabi leta ibibizi by'ukuri uburyo wagiye babuzwi wemereye kuba wajya kunokinga ukavuga ngo mu by'ukuri famille ntago imfashe neza cyangwa se ari byo nagomba guhabwa ariko case yo kubika ibyangombwa by'umunyeshuri byo ntago bikunda kubera ko si ngombwa niba famille uroblige kwimaramo amezi 6 mu gihe ubonye chance mbere y'amezi 6 yuko ashira wemereye guswitchinga yes that's why rero mvuga ngo at least umwana w'umukobwa uri gutekereza kujya gukora au pair aba afite nibura niveau yisumbuyeho kuko iyo niveau y'ururimi mufasha kuba yaswitchinga mu gihe gito so mu mwanya wo kugendera kuri rimwe nibura akagendera kuri 2 kuri level ya 2 yego kubera ko mfite ingero nyinshi mfite umunyeshuri wanjye amaze imyaka 3 akora au pair nanone oya yagiye kuri au pair mwana w'umukobwa ariko yagombaga kwimaramo at least umwaka ariko yikoza amezi 3 so kubera ko yagiye afite niveau y'ururimi yisumbuyeho yahise ajya mu buganga yarangije kwiga ubuganga ahubwo ngubu so bivuze iki iyo ufite niveau yisumbuye y'ururimi si ngombwa ko ujya guspending icyo gihe cyose muri iyo famille yes ufite amahirwe yisumbuye yo kuvuga ngo nshobora guhindura imirimo mu gihe maze kumenyera environment uwo mubyeyi
mu gihe umwana we ahari aba afite access kuri wowe wamwohereje yego ku buryo turi en contact ku buryo hagize ikibazo umwana hari abana batinya abakobwa agatinya no kuvuga ikibazo afite yego ashobora kuba kibwira umubyeyi we umubyeyi we akikubwiye ni ukuvuga ngo ushobora kubikurikirana nawe ubwo ndi kuvuga company nubwo ndi kuvuga wowe company yawe numva iki ngiki tugikomeje igihe kinini twumvishije level ya mbere twumvishije level ya kabiri ubu tugere rero noneho kugenda muri level ya gatatu ibisabwa abantu bagiye bambaza ese birasaba ko uba warize ese birasaba ko ufite indi background y'urundi rurimi ubwo benshi bakomoje ku cyongereza nuva nabyo urimo gusubiza wabikomozaho nawe kugira ngo dusobanurire neza so kujya gukora muri German ntago birindiriye kuba ufite indi background y'ururimi icyambere ni ururimi rwabo kuko ni umuco wabo uz'ururimi rwabo si ngombwa kuba ari izindi ndimuzi kuko ushobora kuba uzi n'icyo cyongereza cyiza ariko utazi ikidage ukabura ahantu ukoresha icyongereza mu gihe uri muri German so bisaba ko at least ufite knowledge ku rurimi rwabo kuko iyo uruzi nirwo rugufasha gusurvivinga ari ahantu yes so ikijyanye n'izo level zindi zisumbuyeho ubwo ni level ya gatatu ariyo B1 igira chances zitandukanye n'iza mbere yego ni handi umunyeshuri ashobora kugenda German akaba independent bivuze iki ni bagira programme bita volunteering services iyo programme ni mu Rwanda natwe turazigira volontaire njya mbabona bazi yes ni system yo kushobora kujya German ukaba duspose ugiye nko kwa muganga ukaba ugiye kwa assisting abaganga yego agutuma akantu akubwira uzuza ifomo ufasha uyu muntu tuntu nk'utwo ngutwo so iyo programme bahera kuri level ya B1 ufite B1 wemereye ko wajya gukora iyo programme nayo biri garanti y'ukwimara mu gihe cy'umwaka yego ariko mu gihe cy'umwaka nibivuze ko ubonye indi offer yisumbuyeho utaswitchinga ngo uyikore yes ubundi akenshi tuvuga ngo ni icyambere ni kikugeza kuri field niba uri umuntu uri open minded ushobora kwiselinga ku rwego wifuza yes iyo programme ya open ya FSYOT volunteering services ni programme umuntu afite iyo B1 twebwe icyo dukora dushaka kontra ya company iyo kontra ari ibindi bintu bizanana eske umunyeshuri afite anazastayinga mu gihe azaba ari mu kazi amafaranga bagiye kumuha amafaranga imbasi yo mu Rwanda ishobora kuba provika buvuga ngo amafaranga ashobora gutuma umuntu survivinga German baguhereza n'icyo bita handverskama ni document iyo company imaze kugufata harimo ahantu uzaba n'amafaranga ahagije ku rugero rwabo ni document bajya gusinyisha muri ministeri y'abakozi ya Germany niyo ya approving ikavuga ngo uyu muntu bitewe n'ibyangombwa dufite yaza none agatangira akazi yes izo document zifite zose zuzuye gutyo ukajya kuri embassy yo mu Rwanda nayo irongera igachecking ikavuga ngo uyu muntu ibyangombwa afite bitewe n'uko niyo company izwi isanzwe ifata n'abantu dushobora kuba twamuha visa none akaza akaba yatangira akazi yes bivuze iki iyo uri muri ako kazi ni nk'akazi bisanzwe nuko byitwa volontaire ariko ni akazi kubera ko ubugiye mu buryo bwo kuvuga ngo ndajya mu kazi mu gitondo nimugoroba naho iwanjye nikorera activite zanjye zisanzwe ejo njye mu kazi gutyo yes kuri B1 hariho n'indi programme ya Ausbildung ubwo ni professional internship iyo ngiyo ntago birindira kuvuga ngo meme no muri volontaire ntago birindira kuvuga ngo niziki muri secondaire yes kubera ko programme y'Abadage y'ururimi rwabo bavuga ko n'ikindi kintu cyose wagishobora kugikora y'ururimi rwabo bo baragutraininga duspose nge nize nka mechanique n'urugero mbonye offer y'ubuganga eske nayikora abantu barabyibaza ngo byagenda bite ngiye gukora ubuganga narabwize ubuganga umuntu arabukora kubera iki mu gihe cy'ukwezi ugendeye muri zo programme ebyiri navuze volontaire na Ausbildung ubu ufata igihe ugabwa training cyumweru cya mbere ugistayinga muri class bari kuguha teori y'ibintu uzaplika muri icyo cyumweru kindi gikurikiyeho ikindi cya kabiri ukajya kuri field ukora bya bintu cya gatatu gutyo at the same time mu gihe cy'umwaka yego at the same time ibyo bintu bikora uri guhembwa yes
so ndashaka kugira ngo noneho kugira ngo umuntu agere kuri iyo B1 wowe birasaba amafaranga ngahe ukuntu agiye kwiga n'amafaranga ngahe azaba amaze kwishura ku mashuri ariko azaba amaze no kwishura ngahe kugira ngo ajye gukora ikizamini. Yego urakoze cyane. So nkuko nabivuze B1 ni level ya gatatu. Bivuze ngo ari A1, A2 and B1. Ubwo amaze kwiga amezi atandatu. Yes. Level imwe na amezi abiri. Iyo level imwe yishyurwa 200 kugira ngo tugere kuri niveau ya B1 tuba tumaze kwishyura amafaranga 600 by'amanyarwanda. Yego. So iyo tumaze kwiga dutangira gutegura examen. Nkuko nabivuze ne examen twe tudatanga. Itangwa nande mbega? Itangwa na German Embassy. Yego. Bivuze ngo twe twandikisha umunyeshuri. Yego. Kavuga ngo tugiye kumwandikisha ku cyiciro cya B1. Nago nabo bahita ba approve. Bivuze ngo bashyira ama examen hanze. Kavuga ngo mu kwa 8 n'urugero dufite ama examen. Twe dufite abakandida bari ready ko bakora iyo examen. Turabandikisha tugatangira kwa preparation. Ku kigero umunyeshuri ashobora kujya gukora examen akayitsinda kuko nagari ubwa mbere biramenyerewe ko abanyeshuri bazitsinda. So bivuze iki tumaze kwigana mu mezi 6 ari level 3 examen bakora yishyurwa 300. Ibyo 300 ubwo tufashe ya 600 twongeyeho 300 ubwo bibaye 900. Yes. Umunyeshuri agiye kuri examen arakoze muri ya 300 twishyuye bari mu examen yo kuvuga kumva gusoma no kwandika. Duspose ugize amahirwe make yo kutahita ubona full certificate kuko nabyo bibaho. Muri za examen nye utsinze meshatu. Utsinze meshatu za zindi watsinze ziba saved somewhere kagenda ugakora yindi watsinzwe. Iyo kwishyura nayo 300. No. Iyo wishyura 75 bivuze ngo examen imwe ni 75. So abanyeshuri yamaze kugera kuri iyo level ko examen abafite full information zo kuvuga ngo nge nabyitwara mone. Yego. Nk'urugero nanjye narakoze iyo B1 narayikoze mu gihe cyanjye. Wasubiyemo inshuro zingahe? Nge nakoze urwo rugero nari nanze. Izo examen nye inshuro ya mbere narakoze nkurame 3. Usigarana imwe. Iyo imwe nayo nsubiramo kuyikora ayo mitanyikuramo. Ngira iyo for B1. Yes, izo cases zibaho. Ushobora gukora rimwe ugatsinda bitewe n'uburyo witeguye examen. Ushobora no kuba wakora inshuro ebyiri biterwa nyine na wa muntu uburyo ikintu cya maturity kirakonta. Yes, mu kwiga still nge mfite ubushobozi bwo kuba ntagwa buri kimwe cyose ukeneye kugira ngo utsinde examen ariko abanyeshuri tubifata mu buryo butandukanye. Yes, hari ikintu wakomoje ejo turimo kuganira wavuga ngo tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo tuguhe ubumenyi ariko aho twagiye tubona abantu batsinda nuko bagiye nabo bagashyiraho akandi kabo nyuma y'amasaha y'ishuri. Niba mwigisha amasaha 3 umuntu akabasha yenda kuguma within the premises amasaha ngahe agira ariko nawe nk'ibindi bintu byose nubundi nashuri ushobora kugenda ngo bakwigisha ibintu byose ibyo baguhaye ubikore byonyine utsinde nago bijya bibaho. Birasaba ngo nawe ugire umwanya wo kwitoza umwanya wo gukurikira ko kanashatse kugira ngo ngagire kugira ngo mugiye urimo gupangira amasaha yawe umenye ko amasaha 3 atahaza kugira ngo ube wagenda ugatsinda. Ubwo tumaze gukoresha 900 watsindwa yenda ushobora kuvuga ngo ushire ku ruhande 1,200,000. Yego. Kugira ngo tube safe. 1,200,000 byavamo. Byavamo bitewe na wa muntu target afite. Washizeho n'umwanya akoresha. Yes. Yego. Part ya mbere uvuze parts ebyiri hari volunteer hakabamo nanuza na paid internship. Amagambo yanyu sindi buyasubiremo naza kuvuga ikindi kintu ngarinda mvuga amagambo atavugira kuri kamera. Iya mbere yo umuntu ugiye kwikora abayinjiza amafaranga ngaye. Yes, biratandukanye. Kuri volunteer wa muntu agendeye kuri B1 at least ahembwa mayero 850. Ujye ubishyira mu Manyarwanda kugira ngo none tubyumve. Mayero 850 biri muri 1,300,000. Ubwo urumva ubwo njye abantu banjye ndabazi birashoboka ko yagiye afashe ideni. Ubwo ni ukuvuga ngo niba yakoresheje 1,200,000 akinjiza 1,300,000
arababayeho te wa mbere twamwumvishije ko aba muri famille ibintu byose bamwitaho. Uyu wa kabiri twatubwiye ko bamuha ubukode akagomba kurya. Yego. Yakenera amafaranga ngahe ku ruhande ku buryo ari ideni ayo mafaranga yaba yayishuye? Bon, kuri iyo programme umuntu ushobora kuvuga ngo ngewe nagendeye ku ideni. Abantu benshi tubaho mu buryo living standards ziratandukanye. Yego. Hari umuntu ugira consumption ziri hejuru, hari n'undi ugabanya. Sabana go ugende ku ideni kandi ujye kubaho kuri consumption kazi. Ari n'umuntu ushobora kuvuga ati ngewe umuntu yes. Wa muntu ashobora gusavinga amayero nka 400 wiyimye. Yego. Ayo mayero 400 duspose niba ari ideni rya miliyoni 2 wagiye ufashe ugiye wishyura 400 amayero 400 ari muri 760 gutyo. So none amafaranga menshi waba mu mezi 3 gutyo waba ushoje ideni ryawe. Hari ikintu nabajije, ninde wishura izindi none expenses? Tuvuge urugero rwa visa. Yego. Visa urabizi ko kuyibona cyangwa utayibona ni hahandi urishura. Yego. Ninde wishura amafaranga y'indege? Ibyo byose biri kuri side y'umunyeshuri. So, wenda kuri side imwe ari company dufitanye partnership iyo ishobora gufasha abanyeshuri kuri programme ya Ausbildung Professional Internship. Bivuze ngo icaginga amafaranga harimo application fee na flight ticket. Yes. So mu gihe rero bitarimo umunyeshuri aba ari supposed yo kubyishyurira of course. Ya deni rirarenze ntabwo kiri miliyoni 2 inshuti yanjye. Iriya application fee na mayero 75 ni 130 by'amanyarwanda. Okay. So nk'umuntu ugiye ufite flight uri bukadufite miliyoni 1,200 twongeyeho 135. ubwo abaye miliyoni 1,330. So kuri passport umunyeshuri agomba kuza kwiga already afite passport. Muvande ibi byose tugomba kubishiramo kuko ntago umuntu wese yasanzwe afite passport. Ubwo aguze passport kubera ko ateganya kugenda. Passport ni 1,000. Passport ni 1,100. Ni 1,100. Hajya se 75. 75 byari ku myaka 5 ariko nyeka ko bari gutanga imyaka 10 ubu ni 1,100. Ubwo ibaze kuba miliyoni 1,430. So itike y'indege bira fluctuating bitewe na ako average. Average itike ya make ni nka 130 y'amayero. Ntago bihenze cyane. Ntago bihenze. Ako ubwo ni one way. Ni one way. Ugiye gustaying icyo gihe cy'umwaka of course ntago wagura nk'umuntu ugiye kugenda itagaruka. Yes. So ubwo ni 770 ingahe? Biri muri 750. Dushize kuri ya yandi. Already twamaze kurengaho ya yandi wavugaga ni miliyoni 2 zirengaho gake. Ni 1,100. Oh wow. Ubwo ibindi bya waguze imyenda waguze ibiki byo ni ibyawe ku giti cyawe. So yaba yamaze kuya unkuriya wa mbere yaba yamaze kuyishura ari umuntu uri seriya mu mezi 3-4. Ubwo turimo kuvuga kugira ngo twumve return on investment. Ko cyane nubwo turimo kuvuga kuri aya mahirwe kigamije cyane ubukungu cyane nibwo twibandaho. Tugere rero ku ya kabiri the professional. Ya kabiri your professional internship. Ni ya gatatu. Of course izo ngizo nubundi uri kumva ko zigenda zirutanwa n'amahirwe cyangwa se nibyo bigiye kofaringa umunyeshuri. Your professional internship akenshi ikunda kuba imyaka 3 ko umuntu agiye kuyikora. Bivuze umwaka wa mbere amafaranga agiye guhembwa n'uwa kabiri n'uwa gatatu agomba kuba atandukanye. Bigenda bizamuka. Yes, biterwa na company. Urugero ndi kwibanda ku buganga. Ni department ikeneye abakozi benshi. So kugira ngo bareshye cyangwa se battracting abanyeshuri kujya gukora muri department usanga nk'umwaka wa mbere umunyeshuri agiye guhembwa nk'icyane cy'amayero biri muri miliyoni 2. Yes, ariko izindi zose zisanzwe minimum ni 1,100. 1,200 ku kwezi. So umuntu afite B1 level ya 3 bya ndi twabaraga warakoze uratsindiye examen dutangiye ama application. Ni application tarindira ngo ngiye gukora kwa muganga kuko nize ubuganga. Bivuze iki nge imyanya mbonye cyangwa se amahirwe offers mbonye
aba applicant ndabamenyesha nkabwira ngo mfite imyanya eske urumva ko ikintu agenda ukagikora before kugira ngo nyemushyiremo agomba kubanza akambwira ngo ngiye ndumva nabikora yambwiye ngo yabikora ubwo du processinga n'ibindi nama interview kuko tugomba gukora interview bakeneye ba B1 ariko namba mfite ni nyinshi kandi abantu ba meeting requirements nabo ni benshi so kugira ngo du selecting abantu bakenewe cyangwa se company yifuza nuko dukora ama interview tuyakora mu Kidage umunyeshuri bashije gutsinda iyo interview cyangwa ba selected ikorwa nandi iyo ngiyo ni company iyo ngiyo iza the agent cyangwa the company zamo zose turazikorana bivuze iki mu agent kuko yanga kuvuga ngo ngiye numa abanyeshuri batari qualified mu Kidage ndabanza mbasuzume akabanza akabakoresha interview yes yamara kureba abanyeshuri bashobora gufitinga muri position bitewe n'Ikidage yifuza ahitaguza na company nayo of course mukorana ama interview noneho yeruye n'uburyo bwo kugira ngo bakumenyereze bamenyeske umuntu ugiye kuzana ntago turi kumubona basi no umuntu behavinga gute azanye iki muri company ururimi kuri side y'ururimi so iyo company yo maze gukora interview kaba selected nabo ngiye bahita bamaza contrat z'umunyeshuri bamayo contrat irimo ahantu umuntu agomba kuba sometimes companies bazizofaringa ahantu umuntu azaba kuri Ausbildung cya professional internship ni offer yo abantu bafata ko no kwiga itandukanye na volontaire ubwo twita dushaka document izerekana ishuri uzigamo company irayitanga yaduhayeho kuba yaduhaye contrat yo kwa muganga dusoza ugiye gukora yaduhaye contrat yerekana ishuri uzigamo mu gihe turi kwiga theory na pratique bakajya no kuzisinyisha muri ministeri y'abakozi iyo byose bamaze kubisinyisha barabitwohereza twebwe umunyeshuri icyo dutangira kumusaba ni ya passport agomba kuba afite ni motivation letter ni CV yanditse neza ibindi tukabidepoza muri embassy nayo ifata igihe cyo kwiga kuri dossier yes kavuga ngo iyi company hayarinze umuntu amafaranga igiye kumwa azamufasha gusurvivinga ari ahantu afite anaziga afite azaba yamara kureba ko niyo company izwi mu Budage kabona kwa approve kuko cases zo kuba bakwima visa byo bibaho bima visa umuntu mezute ni cyagiye bagwaye contrat bakabona ko by'ukuri ibirimo cyangwa se ibyo bagiye kukugenera bitandukanye nuko embassy byifuza duspose n'urugero nk'akazi gashobora kuba kakora umunsi wose Germany n'abantu bakora amasaha makeya 2:00 umuntu akaba atashye mu gihe contrat ije iriho kuzajya ukora amasaha y'umurengera ugakora iminsi yose y'icyumweru embassy nagashobora kugwa visa ubwo nawe ari noza yawe responsibility yawe nkawe ubashakira kumekinga shuwa ngo visa yabo nagigireho ikintu cyatuma bayibima ubwo uvetinga nayo companies zigiye kureba ukareba niba bihuje na bya bintu embassies zifuza hari akantu watubwiye kuri ya indi ya mbere ndashaka kugira ngo wongere ukatubwire ku ya kabiri kugira ngo za miliyoni 200 turimo kubara nayo ko tukongereho hari watubwiye ko wowe urahangaha obviously ntago ufite ibigo ugiye kugenda ngo baguha akazi ukoresha mu agent kuri zino nuza 2 ho umunishura ngahe kuri volunteer na Ausbildung yes so biterwa biratandukana ariko biterwa nanone na company byukuri ari gishobora kujyana partnership n'umuntu ukeneye nawe amafaranga y'umurengera ubundi uko bimeze reality irimo company ntago yo yishyuza umuntu suppose nge mfite connection direct na company nago ni free of charge nago bacaginga kubera ko uri bazaniye umukozi of course baramukeneye ahubwo company ni irenga ikishyura umuntu wazanye uwo mukozi muri company bivuze iki ari gihe rero dufite agency tugiye gukorana ari umuntu uza ukabona nawe yashyizemo akantu k'umuntu amafaranga yashyize hasi cyane kaza nundi ukabona ko afite high demand bivuze tujya gusinyana amasezerano na company cyangwa mu agent tubona ko ibyo bintu bikuri harimo korohereza mu applicant so biratandukana nk'urugero
kuri Ausbildung ubu hari company tugiye gukorana vuba irimo iracaginga 1,000 cy'amayero. Yes. Ubwo ni miliyoni zingahe? Ni 1,700,000. Yego. Niyo ya make dufite kano kanya. Yes. Ubwo ufata 1,700,000 yashire kuri za 2,000,000. Yego. N'ijana. Yego. Zimaze kuba 3,800,000. Yego. So mu kwezi kwa mbere kuri Ausbildung cya Professional Internship ukwezi kwa mbere umuntu ugwembwa ikijana. So company go providing iki muri ayo mafaranga kugira ngo twumve amafaranga umuntu ashobora gusavinga. Abarimo insurance, abarimo ahantu umuntu azaba, abarimo transport y'ukwezi. So amafaranga mu by'ukuri bakuramo makeya ni insurance. Insurance bayikata muri wa mushahara w'umunyeshuri ingana n'amayero 128. Wa consuminga n'ibindi bintu to expenses wagiye ugira dispose ko mu kijana ushobora kuba ufite amayero nka 800 yawe. Amayero 800 ari muri 1,400,000 y'amanyarwanda. So wa munyeshuri wagendeye ku ideni rya 4,000,000 tuvuge nye n'urugero. Ubwo tugeze kuri enye nabyumvishije. Wa munyeshuri wagendeye ku ideni rya 4,000,000 ari umuntu uvuga ngo nzazishyura mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 ndatangira kwishyura ngahe. Ni kwa kundi duspose biterwawe n'imibare ufite. Niba ari credit ya banki uvuga ngo nzajya nishyura 100 cyangwa 200 ku kwezi, nyine umenye ukuntu ugiye kwishyura amafaranga kugira ngo ugabanye ya myenda mu gihe runaka. Umuntu niwe wigenera. Yes. Wow. Imibare nibaza ko umuntu wese urimo kumva kino kiganiro afite akabike arimo kwandika kugira ngo tuze guhuza imibare turebe niba bivamo n'igihe bizaviramo, kuko umuntu ashobora kuba byifuza ubungu bakavuga yuko reka mbanze nige noneho nkomeze nkore kuko nkabona sanzemo bamwe babonaga ko bafite akazi. Noneho azabikore nyuma y'iki gihe. Umuntu ashobora kwibaza, njya mbibona yo mvuze amahirwe yo kugenda mu bihugu bitandukanye, umuntu akavuga ese mbaye mfite 4,000,000 ubundi cyatuma naguma hano mu Rwanda niki? Ujye byumva abantu babikubaza, sinzi niba bajya bikubaza nawe. Icyo kintu wakivuga hiki? Yewe buriya ikintu nabivugaho ni byiza ko twanakorera mu gihugu mu gihe uri umuntu uvuga ngo mfite business ushobora gukora. Ariko nyamukuru ngiye umunyeshuri ugiye kwiga ibi bintu biba byiza buryo umamagaye kuri telefone umbwira ngo ushaka kwiga ndagusaba ukaza kuri office tukavugana kugira ngo tugire umucyo cyangwa se tugire ibyo dusobanura. Kwiga ni byiza. Umuntu wese ashobora kubyiga nk'uko abyifuza, ariko ndeba mu gihe ufite ubushobozi butuma wiga ikidage gusa ariko udafite ubwa application iske byagenda biti. So njya beyond yo kuvuga ngo umunyeshuri afite amafaranga yo kwiga. Ni byiza turabikeneye, uri umuhanga mu ishuri uzabitsinda, ariko se iyo certificate nyuma yaho niba ubonye rakumarira iki? Iyo consultation ndayikora nkamenya ngo umuntu ugiye kwiga ibi bintu afite project ki, afite support ki izamufasha gukomeza ibi bintu. Kugira umunyeshuri azabyige yige level ya mbere ya kabiri ubushobozi bushire. Ngiye mugira inama yo gushaka ikintu y'amafaranga yari afite makeya yakwinvestingamo akazaza avuga ngo noneho mfite amafaranga yo kuba nakwiga. Kubera ko ntago mita mvuga ngo ngwino wige. Of course nyeneye amafaranga, ariko ni ikintu gishobora umuntu utamuhaye full information. Niyo mpamvu ndikubaza amakuru haya yose kugira ngo umuntu wese wumva afate icyemezo yamaze kumva amakuru yose nibura yibanze. Yego. So nkuko wabibonye ntago twakira abanyeshuri benshi. Twakira abanyeshuri benshi. Ariko babandi bakeya dufite tuba tugomba kuba coordinate, kuba managinga. Tuba managinga gute? Ni abantu baje bafite umwanya ungana iki, bagiye guhabwa ibiki. Abo bakeya rero kwa kuganira n'umunyeshuri mbere yo kwiga tukamenya ngo afite support imeze gutya niyo muntu tugendana, kubera ko n'igihe umuntu azazi ngo biroroshye cyangwa ni ibintu bihendutse twamara kumuha amakuru byose mumaze impungenge akavuga ngo ntago narindi ready, narinzi ko ari ukwiga gusa ko numva ko kugenda bisaba certificate nayibona nkagenda. Ariko of course tuba turi kwibeshya. N'umushinga umuntu agomba gutegura of course. So kuri iyo side yo kuvuga ngo ufite 4,000,000 wakora iki mu Rwanda?
abantu benshi nyine batekereza bitandukanye mu by'ukuri uravuga ngo ngiye no kudiscovering ibindi bintu bishyashya uravuga izo miliyoni ngiye gushora mu Rwanda nzinjiza ngahe mu gihe runaka bizaba bigeze ku kigero ki mu gihe cy'umwaka ariko kwiga nibisaza kubera ko ururimo rwize ukagirirwa umugisha ukabona iyo ofu umuntu akagenda za miliyoni enye nkeka ko mu gihe gito umuntu yazigarura kandi mu buryo bwiza. Hari ikintu nakubajije ejo nari nibagiwe kukubaza kijyanye na umaze y'imyaka 3-4 umuntu wese aba yumva yagira ibyangombwa bimwemerera kubaho hantu byemewe n'amategeko birumvikana ko abagiye kuri visa y'akazi cyangwa volunteer ese ikintu kijyanye na yenda permanent residence cyangwa ubwene gihugu muri rusange byo urabivuga yeke? Germany kugira ngo bagwe permanent residence urabikorera ubikorera gute nago ari ikintu kivuga ngo birajyana n'imyaka wamaze za levels z'ururimi twavuze yes mu by'ukuri bareba igihe uhamaze n'ukuntu uri kwiadapta duspose njyanye B1 ariko mu mwaka umwe nkaba ngeze kuri C1 bitavuga umuntu afite courage umuntu ufite iyo commitment imeze gutyo buryo ari kwiadapta muri situation nicyo kintu kigena igihe bagiye kuguhera ibyangombwa atari ibyo ngibyo ubundi permanent residence yo muri Germany ni imyaka 5 yes nababandi bagendeye uburyo noneho ushobora kuba wakwishakira n'ibindi bintu bitandukanye wakora utudiri twawe ku ruhande wow umuntu ushaka kugira ngo abagane noneho abakura hehe? Yes dufite platforms dukoreraho ikindi dufite na location ahantu umuntu ashobora kudusanga kuri office cyangwa se twigira kugira ngo anareba ahantu agiye kwigira byose wabiduha noneho tugira platforms za social media accounts kuri TikTok, Instagram, YouTube na Facebook hose ni umazina y'ishuri ni lingo.connect and then dufite nimero ya telefone umuntu ashobora kuba yatubonaho mu gihe ashatse kuba yaduhamagara ni 079 5 4 5 8 tukaba dukorera hano Kicukiro Zinia inyuma ya Simba ya Kicukiro ni gatoya mbere yo kugera ku isoko hari inzu ndende nshobora kukurangira umuntu akagera mu buryo bworoshye bita Garden Park House nabibonye ko bifatanye aroroshye kuhamenya wow aya mahirwe nizera ko hari abari buyakoreshe ngushimira cyane ku iki kiganiro n'ibintu bana basore musigaye urubyiruko murimo kuzana ibisubizo byinshi cyane kasa I'm super proud of this generation naho butaha ikibazo cyose mufite mwamubaza ariko mushobora no gushyira muri comment twaba twakurikirana uburyo natwe yadusubiza ibyo bintu mushaka kumenya murakoze cyane